kuki hari imishinga ya leta itekerezwa ikapfa itaratanga umusaruro? ikintu mbajije kirakomeye, ariko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma imishinga idindira cyangwa se yanga. Imishinga ishobora kudindira cyangwa se ikanga kubera ruswa. Icyo kintu tucyemeranye. Umuntu bari bumutume gushaka isoko n'ibikoresho bizakora uko kuhira cyangwa kubaka urwo rugomero, cyangwa ari mu baza gutanga isoko ariho abantu kubera icyo yariyemo. Ingero ni nyinshi, rimwe na rimwe tukanabona abantu bake baza kubibazwa. Hari igihe habaho icyo nakita lack of strategic planning. Ese ibi bintu koko byateguwe neza? Inyigo mbi z'imishinga ziri mu bidindiza imishinga ikigwa nabi, abantu bakagenda bakiyicarira bakajya kuyishyira mu bikorwa igafeyiringa. Nabibonye umwaka ushize utanagira ngo ni ibya kera budu. Nahoze mbibona komisiyo hari bayita ubugenzuzi bw'imari ya leta, bayita gute? Ya mu nteko ishinga amategeko. Ego. Bari mu nteko bavuga ko hari hafi miliyari 600 imishinga 8, imishinga 8 gusa yadindiye, kandi leta yarashoyemo miliyari 580. Se hafi ubwo miliyari 600 cyane rwose. Ubwo reka wageze mu 9% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. Ugiye kubara mu buryo ingengo y'imari yari imeze kiriya gihe, izo miliyari 100 ngahe ni hafi 1/10 cy'ingengo y'imari y'umwaka wose cyabaga cyaradindiriye mu mishinga. Rero ibyo nabyo ubwabyo ntabwo ari ibintu byapfa kuba gutyo gusa, cyangwa se bitagira ingaruka byaje gutyo. Ariko hari n'izindi mpamvu zishobora gutuma iyo mishinga izikadindira. Imishinga nigeze kubikubwiraho kare ngo dufite imishinga ingahe dukora ivuye mu mafaranga yacu twifitiye, cyangwa turi bupange umushinga ushingiye ku nkunga n'inguzanyo. Dufata urugero, muri ibi bibazo bya Kongo ntitwabishwaniyemo n'Ububiligi cyane, Abadage ntibafite uburyo baduhanyemo, na Canada n'Abongereza. Zemba hari imishinga twe twarapanze ishingiye ku mafaranga yabo. Iyo mishinga izagenda neza 100%. Icyo abantu bagitekereza ibyo babishoboka, ntabwo buri gihe hari ruswa. Hari n'ibindi, dufata umushinga n'uw'imyaka 5, sibyo? Twawupangiye kumwawaraga amafaranga mu manyarwanda bijya mu mishinga, twawupangiye miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Noneho habayeho inflation muri iyo myaka 5. Se kureba wenda ngo nka inflation mu Rwanda mu myaka 5 cyangwa 10 iranganite, wa mushinga ni habaho inflation ikaba yakura, haracyari amafaranga yo kuwushyiramo cyangwa uraza gukenera andi? Yega amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi mu ntangiriro z'icyumweru rwose, turi mu kwezi kwa 6 hagati. Turi kumwe na Yves Nkuye mu Rugiye. Yves, wiriwe neza? Wiriwe igirane, umeze neza? Nukuri meze neza, ndakomeye. Bidakabije cyangwa bikabije? Oya, nje mparameze neza rwose. Mfite byinshi byo gushima kuruta ibyo nganya. Nikomeze kuva na kera rwose. Icyo mfite ndebamo ibyiza kugira ngo ndebe ibitagenze neza. Nawe ariko nizere ko Nyagasani akurinda. Ndemeze neza. Ni gake buriya wabona naje mu kazi ntameze neza. Iyo ntameze neza nirinda bituma kumererwa nabi kwanjye kwakisumbura. Ako mvuze ngo ibyo mu kwa 6 ni muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Ujye wumva abantu bajya bakugeraho bakuganiriza ati "Shabunda turi mu kwa mbere, none tugeze mu kwa 6." Abantu benshi kubera ko umwaka wacu utangira tutawupangiye, cyangwa twanawupangira bikaba bidateguye neza, ari ukuvuga ngo mfite izi nzozi ko umwaka uzashira bimeze gutya, ariko nta strategic plan wakoze. Akenshi rero umwaka uratwihutana, bigira mu kwa 6 tugatekereza gahunda wari ufite, ukumva wakifuza ko bisubira mu kwa mbere, leta wumva ngo nejo bundi, kuko ntabwo aba ejo bundi. Nk'abantu bakora biha intego short run,
ukajya bavuga ati ngewe intego zanjye, intego z'umwaka zimeze gutya, ariko ndazisegimanta ndazishyira mu byiciro ku rwego mu kwezi nzajya mba ngeze kuri izi, ukajya usanga afite plani y'icyumweru cya mbere, y'icya kabiri, y'icya gatatu, y'icya kane, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, usanga niba banafite n'ubuhanga cyangwa se ubwenge bwo gupangira umunsi, akagira ibintu navuga ngo byabaye rutine, ibintu bibaho bimeze nk'aho ari ubuzima bwa buri munsi. Yego, abo bantu ntabwo umwaka bahita avuga ngo ejo, kuko hari ibintu ababona yarakoze kera, ariko twebwe nyine biba byibereye gutyo, tubona dute bwije bwakeye. Yego, nanjye tumva umwaka ari bwo wari utangiye, none urarangiye. Ejo bundi Trump yarahiye mu kwa mbere, nawe uratangiye ejo bundi rwose. Cyane ni byinshi byawe byo kuganira, ni byinshi cyane tuba dufite byo kukuganiriza. Yive tuganire nawe n'ukuri twuka byinshi, hari ibyo tuganira ku bibazo biri mu karere, hari ibyo tuganira kuri politiki rusange y'isi n'ibisubizo. Tujye tuganira ku bisubizo, mfashe umwanya wo gutekereza igihe twaganiriye ku bisubizo, kereka abashaka ibisubizo. Aka hanini tuganira rega nubwo ari n'igisebo, hari ibintu nyine bidakora inkuru, hari n'ibintu bikora amakuru. Ni ukuvuga ngo kuba imodoka yava mu mujyi ikagera muri gare amahoro, ntabwo twakwicara hano ngo tubiganire, ariko nshobora gutegura topic nkubaza kuri ya yindi ya Nyabugogo, kuko yagombaga kugerayo amahoro, ahubwo habaye iki kugira ntigereyo amahoro. Ibyo nibyo biba bibaye inkuru. Abaturage bacu na sosiyete yacu rero harimo abo bigora kubyumva. Niba hari gahunda nziza ya Girinka Munyarwanda, bakaba batanze inka 200 muri iyo gahunda ya Girinka Munyarwanda, nk'umunyamakuru burya kugerayo ari njye wagutumye, mbaye ndi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru ukorera, mukajyayo muri babiri, wowe n'umuvandimwe wacu dukorana Peter. Mwagerayo Peter akanzanira inkuru imbwira ngo batanze inka 200, abaturage bakomye amashyi bishimye, akanashyiramo soda ambiance baririmba bati rwose urakaramba waduhaye inka, bakishima cyane. Undi munyamakuru akanzanira avuga ngo inka abaturage bari hariya, abaturage 50 bo mu karere ka Kirehe barinubira ko bahawe inka zirwaye muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Wanzaniye iyo nkuru, uri umunyamakuru wubashye akazi ke kurenza umwanzaniye ya yindi y'abarishimira cyane rwose, kubera ko kuba gutanga izo nkuba zitanze byari mu nshingano ze, kandi yarajejwe gutanga inka nzima. Wowe rero wagize ijisho rya gatatu kareba utariko, nubwo bazitanze 20 zirarwaye cyangwa 50 zirarwaye, ukazana ibyo urakumiriye. Numvishe Peter na wa mushuti we Mukada ngo bari gukumira kitaraba, urakumiriye. Babwiye uti nyamuneka mucunge hari, ariko bamwe mu bantu dufite atavuga ati yarwanyije gahunda ya Girinka. No, gahunda wayishyigikiye, ahubwo wayishyigikiye cyane, wayishyigikiye cyane, ariko gake gake abantu bagenda bumva nyine ibiri byo, bandi bakabihitamo. Buri byago bikomeye no kumenya ukuri ariko ukaguhunga cyane rwose. Nibyo naheraga mpera ko tuganiriye cyane mu karere kubera ibibazo birimo, cyane cyane muri intambara ya M23. Ndakubwiza ukuri ko hari igihe cyabaye Kongo, usibye ko bigoye ko wayibura ari topiki, ariko ntabwo ari topiki cyane y'u Rwanda. Bakegura intwaro twabiganiriyeho, na nyuma yaho dutangira kubiganiraho. Kongo iba place of interest kubera ko hari amakuru ari kuvayo, kandi burya ubundi mu nzego z'umutekano baravuga ngo boring is better. Iyo nta makuru ahari, burya niyo mpamvu mvuga ko izi misiyo za RDF muri Cabo Delgado ndetse no muri Centrafrique zatanze umusaruro, nuko bagezeyo hakabura amakuru, twongere kubona ibyihebe bikata abantu imitwe, twongere kubona ibintu nk'ibyo. Ibyo byose bituma nyine bigaragara ko hari ibibazo by'umutekano, ariko byakemutse ntabwo kamera zongera kurebayo ngo zirebe nk'abaturage babayeho gutya na gutya. Byongeye kuvugwa mu bihe by'amatora muri Mozambique, Chapo atorwa, ari yitwa Daniel Chapo. We yari yatsinze rero, bamwitaga Mondlane ngirangahari. Yavugaga ko we n'abamushyigikiye ko ingabo z'u Rwanda ziri kuzonga bigaragara, zaje Mozambique, zageze Maputo. Bavugaga ko zaje Maputo, nk'uko ibyo uvuga nibyo, zaje gutanga support Maputo. Ni ukuvuga ngo ibintu bimeze neza byose,
ntabwo aba ari inkuru. Iyo imbwa yari iy'umuntu ese yari kurya iki? Ariko umuntu yariye imbwa, iyo ni inkuru. ariko nawe ntabwo ikomeza kuba inkuru mu minsi myinshi iri imbere. Ntabwo iyo nkuru iramba. Ariko iyo abantu bakomeje kurya imbwa bigahinduka rutine, nibyo navuga. Ni ukuvuga ngo kubera ko abantu basigaye bazirya ndetse bakazirya cyane, bizagira aho bibi bisanzwe. Njye natanze proje itanditse, yatanzemo igitekerezo niba leta mu buryo bw'amategeko hatarimo itegeko ribuza abantu kurya imbwa, ariko ikaba ishaka kubuza abantu kurya imbwa, ntizavunike ishyiraho itegeko ribuza abantu kurya imbwa, izashyiraho itegeko ahubwo ryemerera abantu kurya imbwa. Nibwo buryo izabuza abantu kurya imbwa. Abantu bakunda leta nishyiraho itegeko ribuza abantu ryemerera abantu kurya imbwa, ndakumenyesha ko nta muntu uzabasha kwafodinga ikiro cy'inyama z'imbwa. Ikiro cy'inyama z'imbwa afata nimba ikibwana kimwe nka German Shepherd mu Rwanda kiri kugura almost $1,000. Ikibwana kikiri gito, $1,000. Imbwa ikuze German Shepherd ikiro cyayo ikibwana kigura $1,000. Urumva ikiro cyagura ngahe? Ni iki nka cya 7 cyatunaniye. Icyo gihe rero abantu bazita ku mbwa zabo kugira ngo abantu bataziba, kuko kuzirya bizaba byemewe, abantu bazatangira bazicungire hafi, none abantu babura imbwa babaga, abandi bazazorora nka business. Ariko bikimeze gutyo abantu bazajya bazirya nyine bazibye. Abantu bazajya bazirya bazibye. Hanyuma nyemerera tuganira rwose, tuganira neza nk'imfura, tugahuza rwose ibitekerezo n'ibiganiro kubyo tuvuga, speaking ku makuru ahari n'ibintu biba bihari. Iyo gira inka reka tugereranye na budget y'igihugu iba yashyizwe ahagaragara mu minsi ishize, aho leta y'u Rwanda yavuze ko igiye gukoresha mu mwaka w'ingengo y'imari miliyaridi zirenga 7,000. Ni amafaranga menshi urebye umubare wayo, ntabwo ari amafaranga make bitewe n'ukuntu ingengo y'imari igenda yiyongera umunsi ku munsi. Hari noneho n'ibikorwa bitandukanye bigiye birimo, kuko urebye nko ku rubuga rwa Minecofine barakubwira ko ari miliyaridi zisaga 7,000. Nkeka ko ari ubwa mbere twinjiye mu 7,000 niba imibare yanjye imeze neza. Ariko hari n'ibyo amafaranga ari bube agiye gukoreshwa. Mbere yo kukubaza specific ikibazo kimwe, utekereza iki ku mishinga migari leta ishoramo amafaranga, n'uko itoranya iyo mishinga n'uburyo leta yishoramo amafaranga? Kuko hari abantu bavuga bati kuri ubu ngubu ni miliyaridi 7,000. Minisitiri wa Finance Yusufu Murangwa yagejeje imbere y'inteko ishinga amategeko umushinga wa budget n'ingengo y'imari y'igihugu wa miliyaridi 7,000 bisaga by'amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni biliyoni 7. Ubwo mu madolari naho wabishyiramo kuri uyu mwaka w'ingengo y'imari uza 2025-2026. Iyi budget it is higher than budget y'5,816 yari yaremewe muri 2024-2025. Urumva ni budget yiyongereyeho miliyaridi 1 na miliyoni 200. Ni miliyaridi 1,200 nizo ziyongereyeho. Ubwo ni biliyoni 1 mu madolari, mu manyarwanda. Amafaranga ndi kukubwira mu manyarwanda ari mu urumva ni miliyaridi 1,200 z'amanyarwanda ziyongereyeho. Mu madolari ubwo yaba ari biliyoni 1 na miliyari cyangwa biliyoni 900, kuko nabonye dolari riri kuri. nawe se urabyemera ko ariko ubwo bwiyongere bumeze? Nabihakana se, hari ubushakashatsi naba nabikoreye. Wabukoze se ko iyi mibare kuyibara byoroshye? Baranga ingengo y'imari y'u Rwanda 2022-2023 yarangaye. Uyirebe mu manyarwanda, uyirebe no mu madolari. Noneho ubare 2023-2024 yari angahe? 2024-2025 si ubwo turi kurebera byarangaye. 2025-2026 ntangaye. Noneho iyo myaka 2 yonyine turimo y'inyuma, ndebere impinduka ziri mu idolari pari raporo y'ifaranga ry'u Rwanda. Muri 2023 wari uvuze zari miliyaridi 4,000 z'amadolari z'amanyarwanda. Ndikwiye kubwira mu z'amanyarwanda miliyaridi 4,000 z'amanyarwanda. Icyo idolari ryarangahe? Ubwo dolari, ariko idolari rimaze igihe rwose ritajya munsi y'1,300. Ubirebe neza, kubera buriya hari ibintu bishobora
gushuka abantu. umwaka wakurikiye ziba miliyaridi ibihumbi 5 n'amagana 2023 2024 ibihumbi 5 bara 5 byonyine ko arasagukaho duke. umwaka wakurikiye n'uyu nguyu nari nkubwiye uheruka zari ibihumbi 5,800 urumva hiyongereyeho hafi 700. yego uyu mwaka rero hiyongereyeho 1,200. nuza kubara icyo 1,200 mu manyarwanda ukaza no kubara impinduka iri mu idolari guhera mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024 n'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025 ushobora gusanga nibyo harimo impinduka which is a good thing ariko ntabwo ari nini nkuko uri kubibara. muri 2022 idolari rya Amerika ryaguraga 1,085 ryari hagati y'1,012 n'1,085 average ubwo ari 1,066. yego idolari uyu munsi riri ku 1,443. ndebera none nk'umwaka ushize byonyine mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize idolari ryarangaye. ndakumparise kompari rwose kompari hano kugira ngo kuganira mu buryo bw'imibare biraryoha ku bantu bashaka kumva nyine. umwaka ushize yego mu kwezi kwa gatandatu idolari ryarangaye 1,387. mu gihe nk'iki rivuye ku 1,000 mu mwaka wari wabanje 2023 na 259. umwaka ushize niho hari ukuzamuka cyane kwaryo. rero nimba ari ibi nibyo hari amafaranga yiyongereyemo ariko mu buryo kuko ifaranga ryacu naryo ntabwo agaciro karyo kazamutse bari raporo y'idolari karongeye karushaho kumanuka. kuyabara gutyo mu manyarwanda rero bishobora gutuma ugira ngo ni ikintu gikabije cyane kiyongereyeho nubwo igihari nacyo ari cyo gushimwa kuko hari abandi biba byagabanyutse cyangwa byaba byagumye ahantu hamwe ariko ntabwo ibyo bihumbi 2 bigera mu by'inyongera. ushatse wahita ubara nka magana gutyo ukurikije agaciro kari gasanzweho kuko tubare habaye nka inflation ikabije ku ifaranga ejo wazisanga uri kwishima ngo byabaye miliyari ibihumbi 15 ukicara ukabikomera amashyi kandi wenda ni miliyari ibihumbi 15 kubera ko ifaranga ryataye agaciro. twiriye no kubibara tureba ngo imbere y'idolari kuko iyo tuvuga idolari ni reserve currency ni faranga abantu bakoramo exchange wavuga ngo niyo ndorerwamo y'agaciro k'indi faranga. aya ma reserve currencies akenshi niyo tugendera twe by'umwihariko idolari ariko nabyo ntabwo ari ibintu bibi. niho waruhereye uri kumbwira ko ingengo y'imari yabaye miliyari ibihumbi 7 vuga ni byiza ariko kugira ubibone iyo mpinduka itaza kugira uwishuka bikavuga ngo yiyongereyeho ubibaze mu buryo yari isanzwe nko kwita usanga yariyongereyeho ikigero kirenga hafi 30%. ubibaze mu buryo bwari busanzwe usanga hariyongereyeho ibirenga 30% kuva nko muri 2020 kuko oya ndavuga umwaka ushize 30% oya 30% ntabwo nibyo kuko 25% kararenga hafi 30. amafaranga yiyongereyeho ku idolari oya ni kuvuga ubaze ku ngengo y'imari ubibaze gutyo mu manyarwanda. yego byaba ari hafi 30% kuko birarenga 20% ariko muri realite ntabwo ari byo kuko ntibinarefleta uko ubukungu bwazamutse ntabwo ubukungu bwigeze buzamuka 10%. reka nkurebere imibare ya nyayo ntabwo ubukungu bwazamutse ku kigero ngira ngo cy'8 ni 8 gutyo ndabona ari nka 20% kuri ugendeye kuri increase y'1,200 yiyongere ku bihumbi 5,000 by'umwaka ushize n'amafaranga ni 20%. yego imibare yo ndamumvuye kuyisuzuma ni growth ya 20% ya budget yose nyine nibwo n'ingengo y'imari y'igihugu gusa ntabwo bije siyo nshaka ko dutinaho cyane ndashaka ko tureba ahubwo uko amafaranga bagiye bayatatanya naho bagiye kuyashora ntabwo naho tuhajyamo hose
turongera tunarowinge down tujye muri hamwe muho hagiye gushyirwa aya mafaranga. Muri aya mafaranga yiyongereye mu ngengo y'imari hari amafaranga runaka azajya mu bikorwa bitandukanye birimo no kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ni miliyoni nyinshi twari twabiganiriyeho inyuma, wabonaga ko kuri ubu ngubu hagiye gutangwa miliyari 850 y'amanyarwanda. Muri za miliyari ibihumbi 7,000 miliyari 850 ni zizajya mu kubaka ikibuga kugira ngo byumve byoroshye. Arenga 10% y'ingengo y'imari y'u Rwanda y'uyu mwaka azajya mu kibuga cy'indege cya Bugesera cyane rwose. Arenga 10% nk'uko bivuze azajya mu kibuga cy'indege cya Bugesera. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera twari tugeze no kubiganiraho kuko bivuga n'ibyo ndebye umubare precise ni 12% azajya mu nge ni calcul mental mba nkoze bihuta gutya ntabwo ndi umunyamibare mwiza. Yego, nigiye amateka nayo ni impano. Ubwo ikibuga cy'indege cya Bugesera ugisesengura ute ku mikorere yacyo, imyubakire yacyo? Kimaze igihe, mu minsi ishize nibwo twumvise bavuga ko imirimo yo kucyubaka igeze kuri 30%, kandi bageze kuri 30%, kandi ari byo twari twumvise ngo kigingo kizarangira umwaka utaha. Niki cyabaye gituma kidindira? Usesengura ute ikibuga cy'indege cya Bugesera n'irushoramari rikorwamo? Ese mu busesenguzi bwawe urebye igihugu ingeri zose gifite, ni ahantu hihutirwa ko mu mishinga ibiri ushobora gushorwamo amafaranga menshi muri iyi ngengo y'imari ikibuga cy'indege cya Bugesera? Imishinga yose y'igihugu proje imwe twaye 12%. Mwambwira uko ubyumva wowe mu bijyanye ahanini n'iki kibuga, akamaro kacyo n'impamvu kiri kujya mu ishoramari riri hejuru. Iyo ubaze ibyo bakubwira iki kibuga kizafasha, ni umushinga munini. Ni ikibuga kizagera igihe kikagira ubushobozi bwo kujya kinyurwaho n'abantu basaga miliyoni 14. Ahari niba ntibeshye mu gihe cy'umwaka. Yego, miliyoni 14 mu gihe cy'umwaka ni abagenzi basaga miliyoni n'ibihumbi almost 100 mu gihe cy'ukwezi. Yego, sibyo? Yego. Ubibaze gutyo, mu Rwanda dutuwe n'abantu miliyoni 14. Ni nkaho mu Rwanda hazajya haba haranyuze abantu baruta abatuye u Rwanda none mu gihe cy'umwaka. Abo bantu banyuze mu gihugu harimo inyungu, tubivugisha ukuri. Yego, ntabwo kuhanyura ari ubuntu, sibyo? Indege iri buhanyura ikaparika igihe runaka, hari ibyiza kwishyura, ariko abantu harimo n'abazajya bavuga ngo reka dutinde mu Rwanda ku mpamvu runaka. Yego, harimo abazajya bavuga bati okay, urugendo mfite, indege iragera mu Rwanda saa 2 z'ijoro bijyanye n'icyerekezo njyamo, indi ejo saa 8, ningera mu Rwanda ndabanza mfate hoteli cyane. N'amafaranga azajya baje mu Rwanda. Bishobora korohereza abanyarwanda kwihutisha business, ibyo barangura ibikenera indege aho hantu bikajya biza. Byarushaho guconnecting u Rwanda n'ibindi bihugu. Ntabwo ntekereza ko mu Bugesera icyo kibuga cy'indege kizaba cyuzuye ngo u Rwanda rubure kwinfluencinga cyangwa se kuba guhaka ibi bihugu mu bijyanye n'ingendo z'ikirere ibiduturanye. Muri aka karere nta kindi kibuga nzi kizaba kiri kuri urwo rwego rw'icyo mu Bugesera. Niba cyuzuye cyangwa se ibyo tukitezeho bikaba, kuko hari na projet ziba zikadindira cyangwa ntizibe uko abantu bari baziteze. Ariko kugira ngo kibe successful, kugeza uyu munsi hari ibibazo bihari binashobora kubuza icyo kibuga gutanga umusaruro cyari kitezweho. Kugeza uyu munsi ndavuga ibyo nkirebera mu gihu, ishoramari rya Qatar muri iki kibuga cy'indege memo no muri Rwandair ntabwo nkiri kurisobanukirwa neza. Hari iby'imibare tuzi, Qatar 49, ahandi hafi 50 kangahe, hafi 60, ariko nabonye hari kwibazwa iby'ishoramari rya Qatar muri Rwandair. Ntabwo nyine kuva Qatar yaza muri Rwandair nta mpinduka zigaragara nabonye. Yaje ahari dufite cargo, izi ndege zitwara imizigo imwe, ubanza uyu munsi tutarengeje 2. Ibyerekezo bimwe ejo bundi uretse deal twakoze nyuma y'uko ibya Kongo bizambye ibyerekezo 12, ariko hari n'ibyo twe twafunze kubera ikibazo cya Kongo. So rero uretse kuba ibyo ntabibonamo no kwirayingaho,
ubwabyo numva ari proje abantu bakwiriye kuba nyine bumva banayizingatiye neza ku rwego Qatar itakivumbura cyangwa ngo turebane ikijisho bya affecting cya kibuga cy'indege cyangwa Rwandeya. Bavuga ngo abantu bakwiriye kuba baravuze ngo ese in case Qatar yatwivumburaho cyangwa yakitwara nabi twabasha gukomeza kuraninga iyi proje iteretse ku butaka bwacu kandi menira ni yacu. Icyo ni kimwe. Ejo ndi twabonye aya makimbirane u Rwanda rumazemo iminsi na Kongo. Twabonye Kongo ivuga ngo iciye indege zacu mu kirere cyayo. Hari ibyerekezo Rwanda itari gishoboye kujyamo. Kongo ni igihugu gikikijwe n'ibihugu 9. Uretse n'ibyo ngibyo bikikije Kongo, hari n'ibindi bihugu Rwanda ishobora gukenera kujyamo bitari ibyo bikikije Kongo, ariko igakenera gukoresha ikibuga cya Kongo. Nako ikirere cya Kongo. Kukinzanya ku kantu. Ni proje nziza ariko igomba kubakwa abantu banatekereza ngo ese haraza kuba iki mu bihe biri imbere. I'm very optimistic ko bizagenda neza bijyanye n'aya masezerano Amerika ishaka ko Rwanda na Kongo basinyana n'izindi proje nayo izaba ifite mu karere, ariko hatabaye ikintu kiba gikozwe ngo ibi bihugu tube duturanye noneho ntitube tubanye muri conflict nk'uko tumaze hafi imyaka 20 tubana mu makimbirane. Bimwe muri byo Kongo yo ni almost 30, ariko hari n'ibindi Burundi imyaka ibaye 10. Uganda yo njya mvuga ngo conflict y'u Rwanda na Uganda ishobora kuba irambye kurusha ya Kongo cyangwa se byegeranye, ariko itarigeze igera kuri point de bilisiyo inshuro nyinshi. Ngaho tekereza hari nk'icyo kibuga kimeze gutyo. Bapanga abo bagenzi bazajya bacaho nibwira ko ikirere cya Kongo kiri mu byo babaraga. Ikirere cya Kongo kikaba gifunze. Ejo tukisanga n'iki Burundi gifunze. Why not cya Uganda nibiki? Bavuga ngo hakenewemo nako kantu ko kuvuga ngo turapatinaringa n'ibihugu bitandukanye bya kure, ariko n'ibya hafi ntitubisiga izi conflict. Turakora ibishoboka byose aho bishoboka bitanduga ku mugani w'Abarundi. Nyagira igihugu kiza kutubanira nabi cyangwa gutekereza ngo twabashyiraho izambarigo biduturutseho. Nibyo mbona bishobora kukibangamira, ibindi byo ni rusange bishobora no kudindiza ama projet. Ese icyo kibuga agiye kucyubaka ku mafaranga ufite cyangwa uraza kurirayinga ku nguzanyo, imfashanyo? Ese abakwemereye imfashanyo bazaziguha zose, abakwemereye inguzanyo bazaziguha zose? Ibindi aba ari ibibazo bitandukanye bishobora kubaho. Ariko ni projet nziza nge nanashyigikiye ku kigero kirenga 100%. Isabwa kuyiga, nibwira ko bigomba gusaba ubushishozi, abantu bagakora SWOT analysis imbere kugira ngo hatabaho uko gutungurwa cyangwa se gutenguha. Kuki bashobora gutekereza mbere gushora ishoramari riremereye gutyo biremereye gutyo kuri icyo kigero nyine kingana gutyo, kandi bakavuga bati kuki hatashyirwa imbaraga ko muri ekonomi iri reyere, mu buhinzi haracyarimo ibibazo, mu bucuruzi haracyarimo ibibazo, education haracyarimo pipiniyeri kuboneka n'ikibazo, abana inkuru ziri kumvikana muri iyi minsi. Hari igihe ushobora gukora proje nk'iyo kugira uyivanemo amafaranga yo gushora uvuga. Ntabwo nicyo nashakaga kugira. Hari igihe igihugu kiba kidafite amafaranga yo gushora ahantu, ugasanga hamwe hari ahantu gishobora gushora, payback period ari imyaka 2. Payback period ubwo ndabisobanura gute? Ushoye ahantu ntabwo uhita wunguka ku wa mbere, hakaba hari ahandi hantu uri bushore kunguka bikazatangira mu myaka 2 no kuba amazema yawe wanasanye ibintu byatwara wenda ingahe. Hakaba handi bizatwara 10 cyangwa 20. Hakaba aho uri bushore gutangira kubona inyungu bigatwara igihe gito, ahandi bikaba birebire. Hari ibyo ushobora gushora kugira bizagufashe gushora mu bindi. Ibihugu buriya bigira priorities, bikavuga ngo turaza kugira priority runaka bijyanye nuko bimeze. Nanjye ndumwe mu bantu bakunda kuvuga ko u Rwanda rukwiriye kuba ruha agaciro ubuhinzi kurenza ako rubuha. Ndumwe mu bashyigikira ko igihugu kidakwiriye kurirayinga ku bindi bihugu. Nyine kwigira ku igihugu, ndumwe mu bantu baba gushyigikiye guhera ku biryo kugera ku byanyuma, basic needs. Urabaho wariye iki, wambaye ute, waryamye n'ibindi. Kuba hari ibiribwa tukivana hanze
biduhenze hari igihe umuntu ahita avuga ati ese turabura iki ko dufite igihugu cyiza buriya tuba turira imvura ariko ntabwo mu bihugu bitabona imvura ku isi turi mu bya mbere ko dufite imigezi ikibazo kiri sibyo ariko abayobozi bashobora kubisesengura bakabona izo mbaraga zashyirwa mu buhinzi zishobora kudahita zunguka nk'aho ngaho mbere na mbere bagahita batekereza ahubwo kwishoreraho wenda tukazahaha hakaba nkunganire ku guhaha ndaguhereza urugero Jordania ntiri mu bihugu bibayeho neza mu bihugu bibayeho neza Jordania buriya ubutaka bwayo bwera ntiburengeje 12 y'ubutaka bwabo bafite hano mu bihugu byo mu butayu igice kinini ni ubutayu icyo bakoze ni iki bararebye buriya Jordania kera yahoraga mu ntambara nayo kimwe n'ibihugu bindi bakora strategy ituma batajya mu ntambara zitari ngombwa bagira amahirwe geography yabo irabarinda no mu buryo bw'ubutunzi munsi y'ubutaka ntabwo bameze neza ubundi bakabaho bihahira mainly ibyo kurya bimwe na bimwe n'agace kabo gato kera ni Isiraheli burya yatangiye kujya bafasha ku exploit n'agace kabo kera bakagira izindi priorities so ntabwo geography yacu n'iya Jordania ihura ariko abantu bashobora no kubara ibindi u Rwanda rushobora kubara buriya mu gucuruza abacuruzi ibanga rya mbere bagenderaho ni ukureba ibibazo abandi bafite no tuwe ibibazo ufite ibibazo abandi bafite ukabishakira ibisubizo u Rwanda rushobora kwitegereza rukona ko muri Afurika ibijyanye n'ingendo bigoranye kandi koko tubyemeranye ntabwo bimeze neza muri Afurika hari kompanyi z'indege uzi zihagaze neza nyuma ya Ethiopian Airlines se yo urishoka ihagaze neza omwe ugendeye ingendo nyinshi aho amadestination ishobora kugira igihe imaze itaragwa nk'uko izindi zigwa byoroshye ko hano muri aka karere tuzi kompanyi nyinshi ziza ziketa zigwa u Rwanda rushobora kuvuga ruti natwe dufite Rwandair itinjiza inyungu nyinshi cyangwa itanayinjiza duhora twinjectingamo amafaranga kurenza yigarura ariko rukavuga ruti mu myaka imeze gutya iyi nitwa dufite kiriya kibuga cy'indege tukaba dufite indege zingana gutya dushobora kuzaba ari twebwe tuhatse izindi kompanyi z'indege muri Afurika dushobora kandi rusanzwe rufite na kure rujya ugasanga niruba rujya muri buri gihugu cya Afurika none rusanganywe n'izi destination za kure rushobora kuzajya rukomeza nyine ukabona ruhatse ibindi bihugu none ikaba ari projet ya long terme ishobora no kuzana amafaranga n'ubwo buryo mbyumvamo cyane rwose hanyuma turi kujya ku musozo utekereza iki ku mishinga ya leta ishorwamo amafaranga ariko ntitange inyungu kuko ngewe rwose kuva nkiri muto ku ntebe y'ishuri numvaga ikibuga cy'indege cya Bugesera n'ubu ngubu ndacyacyumva kandi ntikiratungana se ni ukwitonda ko umushinga uba uhambaye se ni gutegurwa nabi ibibazo bizamo wenda urire hano ariko umbwire no ku bindi rusange hari imishinga tubona rwose iza kadindira ntitanga umusaruro hari nk'imishinga myinshi yaje yo kuhira ariko nta mpinduka turabona mu musaruro tubona mu gihugu kubera ko imyaka yuhirwa iminsi 30 kuri 30 ndi kuvuga ukwezi nta bintu bifatika nyine turabona byera cyane mu Rwanda twihariyeho tuvuga tuti akarere kose turabagemurira nk'uko tubona hari za watermelon zituruka muri za Tanzania na hehe imyembe va hehe muri Tanzania u Rwanda ruradominiye kuri market kubera wenda ingufu bashyize muri kino kintu kuki hari imishinga ya leta itekerezwa ikapfa itaratanga umusaruro ikintu mbajije kirakomeye ariko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma imishinga idindira cyangwa se yanga imishinga ishobora kudindira cyangwa se ikanga kubera ruswa icyo kintu tucyemeranye umuntu wari bumutume gushaka isoko n'ibikoresho bizakora uko kuhira cyangwa kubaka urwo rugomero cyangwa ari mu baza gutanga isoko ariho abantu kubera icyo yariyemo ingero ni nyinshi rimwe na rimwe tukanabona abantu bake baza kubibazwa hari igihe habaho icyo nakita lack of strategic planning ese ibi bintu koko byateguwe neza inyigo mbi z'imishinga ziri mu bidindiza imishinga ikigwa nabi abantu bakagenda bakiyicarira bakajya kuyishyira mu bikorwa igafeyiringa nabibonye umwaka ushize utanagira ngo ni ibya kera budu
nahoze mbibona komisiyo harya bayita y'ubugenzuzi bw'imari ya leta bayita gute ya mu nteko ishinga amategeko. ego bari mu nteko bavuga ko hari hafi miliyari 600 imishinga umunani gusa yadindiye kandi leta yarashoyemo miliyari 580 se hafi ubwo miliyari 600 cyane rwose. ubwo reka wageze mu 9% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. Ugiye kubara mu buryo ingengo y'imari yari imeze kiriya gihe izo miliyari 100 angahe ni hafi 1/10 cy'ingengo y'imari y'umwaka wose cyabaga cyaradindiriye mu mishinga. Rero ibyo nabyo ubwabyo ntabwo ari ibintu byapfa kuba gutyo gusa cyangwa se bitagira ingaruka byaje gutyo, ariko hari n'izindi mpamvu zishobora gutuma iyo mishinga izikadindira. Imishinga nigeze kubikubwiraho kare ngo dufite imishinga ingahe dukora ivuye mu mafaranga yacu twifitiye cyangwa turi bupange umushinga ushingiye ku nkunga n'inguzanyo. Dufata urugero muri ibi bibazo bya Kongo ntitwabishwanyemo n'Ububirigi cyane, Abadage ntibafite uburyo baduhannyemo na Canada n'Abongereza. Zemba hari imishinga twe twarapanze ishingiye ku mafaranga yabo. Iyo mishinga izagenda neza 100%. Icyo abantu bagitekereza ibyo babishoboka, ntabwo buri gihe hari ruswa. Hari n'ibindi dufata umushinga n'uw'imyaka 5 sibyo twawupangiye kumwawaraga amafaranga mu manyarwanda bijya mu mishinga, twawupangiye miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Noneho habayeho inflation muri iyo myaka 5, se kureba wenda ngo nka inflation mu Rwanda mu myaka 5 cyangwa 10 iranganite, wa mushinga ni habaho inflation ikaba yakura, haracyari amafaranga yo kuwushyiramo cyangwa uraza gukenera ndi ntuse wumva ko kantu ushobora rupangiye iyo miliyari y'amanyarwanda, ariko bijyanye na inflation bigeze cya gihe noneho wa mushinga uhagaze miliyari 2 cyangwa uhagaze miliyari na miliyoni 200. Za miliyoni 200 haraho ziri, ibyo birazamo kudindira, abantu bari bujye kwiruka bajya gusaba, bajya kureba uburyo bashaka andi mafaranga yo kongeramo, ibishobora no kutaza koroha. Haba hari ibintu byinshi bishobora gutuma imishinga idindira, ariko igisubizo still kikava nyine mu kuyiga neza, mu kutagira interference. Niba abantu ari bo bazi ibintu, abantu nyine njya numva hari ibintu njya ndeba nkunda kubona nko muri siporo yo mu Rwanda, ariko mba mvuga ngo nagira impungenge bibaye biri no mu iyo mishinga y'indi ya leta. Ukabona abantu bazi tekinike ntabwo ari bo bari gushyirwa mu bintu. Umushinga no irrigation n'ubuhinzi n'ubworozi mu by'ukuri ababirimo nibo babizi cyangwa sibo bafite ubushake se bwo kubikora. Bafite ubwo ugiye kungarura bimwe by'abantu dufite bize ubuhinzi muri Israel bibereye i Kigali mu Rwanda. Haba ari utuntu twinshi abantu bakwiye gutekereza twakosora ibyo. Ive ngushimire cyane n'ukuri nakoze kuganira nawe.